ni Bruce Melody kaze nanone. Murakoze cyane. Undi umaze imyaka ingahe mu muziki? Ndi gusoza umwaka wa 10, maze imyaka 10 mu muziki w'u Rwanda. Imyaka 10 mu muziki w'u Rwanda, abantu bashobora kumva ko ari myinshi banibaza n'ibindi ndirimbo wahereho kibuka bihagaze bite? Ndazibuka. Ikinyacumi ni kinini ariko ndazibuka. Buri umuhanzi ntagapfa kwibagirwa cyane cyane ibintu byamuvuye mu mutwe akabishyira ku rupapuro, bikava ku rupapuro bikajya mu ndirimbo zose. Ndazibuka ijambo kurindi. Iyo hereho ni yihe? Nahereye ni nyinshi cyane ariko navuga wenda nk'iyamenyekanye bwa mbere. Imenyekana bwa mbere yamenyekanye yitwaga Tubivemo, hari mu kwezi kwa gatatu mu 2012. Nyuzo gatumve sinigeze bikora tubivemo niba wumva utanyizera tubivemo sinaba nani utanyizera nuko yari imeze. Nijyanye n'urukundo ariko ni urukundo rwari rurimo ibibazo. Yes. Bruce Melody ni muntu ki? Mfite umugore umwe n'abana babiri, abakobwa babiri, umwe afite imyaka 6 undi afite 2. Ntabwo nkunda kubivugaho cyane ariko niko bimeze. Ntabwo ndi umuhanzi gusa, ngira ubundi buzima mbamo, ngira famiye, ngira iminsi yabo. Apari umuziki ngira ubundi buzima bwo muri famiye mbamo. Nuko gahunda zande zimeze ariko nkaba ndi umuhanzi ukora ubuhanzi. Navuga ko nkora ubuhanzi 100%. Ntabwo mbuvanga n'ibintu byinshi, ibindi nkora n'ibitangora. Iyo mbonye bishaka kungora ndabireka kuko numva umuziki ari wo nshoboye gukora cyane. Melody, wiyumva gute muri urugendo rw'umuziki urebye aho wavuye naho ugeze kuri ubu ngubu? Niyumva nk'umuntu bitari byoroheye kuko nabitangiye mu by'ukuri ntabona neza icyerekezo, nta nubwo numvaga bizavamo umurimo ngo ntunge mbe nagira umuryango, ariko Imana irabimfasha. Nabitangiranye n'urukundo gusa, noneho biza kugenda bibyara n'imirimo, mbona byavamo akazi. Sinakongera kugira ibindi ndebaho mbikora byonyine. Ntago byari byoroshye, nahuye n'ibisitaza byinshi, nahuye n'ibyiza byinshi, ariko aho tugeze ndashimira Imana kandi ndizera ko nahazaza ari heza kurushaho. Nk'ikintu cyakugoye cyane muri uwo muziki ni iki? Gutinyuka, gushira ubwoba. Hari igihe uba ufite igitekerezo cyiza kandi kizima, ariko kubera nk'ahantu uvuye n'ahantu uri, wenda nuko abantu batari kureba ahantu twicaye, mpagera bwa mbere nabonaga ntakwiye kuhicara. Gushira ubwoba no kwakira ibyo ukwiriye guhabwa ntago nabyakiraga. Urumva niba naravaga i Kanombe n'amaguru nkajya Nyamirambo kuri recording indirimbo, ngo kubatahazi n'ahantu ari mu rugendo runini, moto ihaca 2,000 n'ibihumbi bya moto kugenda. Nkagenda n'amaguru nka recording nkagaruka. Umunsi umwe umuntu wiyubashya akampamagara ati nkunda indirimbo yawe, numvaga mbeshye, nta kwizera, byarangoye. None ubu ngubu nkaha muri sizi intebe arayicaye ku hamaze kuba mu rugo, maze kwicara. Urumva imyaka 10 wowe nayikuyemo neza cyane rwose. N'ibiro byariyongereye. Imyaka 10 niba nshobora kuba nsohora indirimbo nk'umunani mu mwaka, nshobora kuza hano inshuro 8 mu mwaka. Urumva maze kuhaza inshuro 80 kuko waciye imyaka 10 ni inshuro nyinshi cyane. Ugeraho none ugatangira kwiyakira no gutanga ibitekerezo byawe uko byumva. Ntababeshye ngiye kwirekura nka Bruce Melody ngo ntanga ibitekerezo byanjye uko mbyumva. Byatangiye mu mwaka wa 2017, haciyeho nk'imyaka 4 niyakiriye. Ubu ngeze ku rwego rw'umuhanzi ufite experience. Ntago navuga ko ihagije ariko byibura hari ibyo maze kumenya, hari n'ibyo iyo umuntu akibitangira. Urumva niba utaragiye kwiga ku ishuri ntubuzi ikizira, ntubuzi icyo udashobora gukora, ntubuzi icyo ukwiye gukora. Ushobora kwibeshya ugakora ikintu kidakwiriye kuko nta muntu wigeze akubwira ngo ibi bikorwa gutya. Uvuye mu rugo gusa wifitiye impano, urarekodinze, abantu baragukunze, bwacye mu gitondo ugakora ibidakorwa. Rero uyu munsi maze no kugira experience, nibyo nagiye mbikora. Hari amakosa menshi cyane atabaho nagiye nkora nkakosorwa. Uyu munsi nkaba maze kumenya ko ibi batabikora, ibi bikorwa bitya, kirazira. Experience maze kuba nyinshi. Hanyuma no mu muhogo kuririmba, ijwi rimaze kugororoka. Ntago nkiri umutangizi, ndi umuntu umaze kumenyera gutwara ijwi neza uko abishaka, nkariyobora nkarijyana aho numva nkwiye kurigeza. Maze kugira experience mu byo kwandika indirimbo, nshobora kugira igitekerezo nkamenya ko iri jambo ngiye gukoresha narisimbuza iri bikaba aribwo bigira ireme. Yes. Ariko no mu mufuka byose birajyana. No mu mufuka byose birajyana, ariko ntago navuga ko twishimye cyane. Biracyari kuza, turacyari kurwana nabyo ngo bize.
ntabwo byoroshye. Melody hari yitwa Haragirimana Vidas yagize ati mbariza Melody ku kibazo cy'uko babwira abantu ko yasinyiye miliyari muri kampani ifite ifaranga cyane. Ibi byaravuzwe cyane ariko numva abantu badakwiye kubitindaho. Nta mafaranga atabaho kandi amafaranga agirwa n'abantu. Ikindi ayo mafaranga ntago ari kado. Of course narasinye ariko hari uburyo nzayahabwa, hari n'uburyo nzayakorera. Ni cyo abantu bakeneye kumenya. Nibaza ko wenda ari kampani yamu uburenganzira bwo kubivuga kuko amasezerano tuba twaragiranye abafite ibanga litagomba kumenwa. Gusa ntago ari amafaranga umuntu azanyorera nzanire ngo akira tuguhe amafaranga. Hari igihe runaka nzayakorera, ahubwo nuko amasezerano twasinye afite agaciro kangana gatyo. Ariko hari ibyo nzabakorera, nibaza ko binagoye impamvu ari njye bahisemo wenda babona ntashobora kubikora, ariko nakazi kagoye ndanabizi neza. Hanyuma nibyo nibaza ko abantu badakwiye kubitindaho, ahubwo ikintu nkora neza ni imiziki. Njye ndirimba imiziki myiza, nibyo mukwiye gutindaho. Uvuze ku mafaranga asubiza n'uyu nguyu ubaza ya modoka y'igitangaza ugeze kuvuga. Ntabwo nayivuze, nanjye nayibonye nkuko mwayibonye. Nayibonye kuri social media, narindi busy ndi gukora izi ndirimbo no gutegura igitaramo sinabashije kubivugaho, ariko nta modoka naguze. Nta abantu nabonye babivuga. Barayitumije. Oya, ntago ari byo. Gariyo barabihimbye ariko baranyifuriza neza, nyabonye nayituma da none singira ngo hari umuntu bitabera kugaragaza nayigura nkajya nyigendamo. Gusa ubu ngubu ntago ari byo, ibyo bavuga si byo. Hari yitwa Tasye Nisingizwa agira ati mubaze ko hari abize umuziki bakaba barawize nko ku Nyundo n'ahandi hatandukanye, ngo wowe wigiye hehe? Ahubwo abize umuziki turakorana. Njyewe ntago nize umuziki ariko nkorana na band yitwa Symphony yize ku Nyundo. Bacuranga neza cyane, harimo n'abaririmbyi beza. Kugeza ubu igihe twatangiriye Nyundo yari atangira kwakira abanyeshuri, ariko nyuma gace haje kugira abajyayo. Uyu munsi mu muziki nyarwanda harimo abahanzi benshi bize umuziki bafite impapuro zigaragaza ko bize umuziki. Muri iyi minsi indirimbo ukunze cyane muzawe niye? Mperuka gusohora indirimbo imaze iminsi 3 yitwa Sawa Sawa. Nayikoranye n'umuhanzi w'umunyakenya witwa Calligraph Jones. Ni indirimbo ikunzwe hano mu Rwanda, muri Kenya no muri Tanzania. Abantu bari kwibyina cyane. Iyo rero niri kunshimisha, sinanavuga ko ariyo nkunze cyane muzanjye, ahubwo niyo ubwo igezweho. Naho ubundi indirimbo zanjye zose ndazikunda kuko kugira ngo mfate icyemezo cyo gusohora indirimbo mba numva ari nziza. Tunyirizo gazatumve? Sawa Sawa. Now that you go away, my heart will always stay so young and free like we were and we'll always be. Atongera kisema watasema, hey, kwa sababu niko sawa, niko njema. Hey, who you blessed no man can taste. Yeah, I let it go. Sawa Sawa, Sawa Sawa. Nani ngiye kwinjiramo. Urumva byavamo imiziki korana. Umuntu ufite ijwi wese yaririmba. None ubufatanye bwawe na Calligraph buhagaze bute? Ni umuhanzi mukuru iwabo, ni umuhanzi ugezweho, kandi ndibaza ko nanjye ndi umuhanzi ukunzwe n'abantu benshi. Twahuje imbaraga kugira ngo dukore ikintu kimwe byibura gishobora kuva muri ibi bihugu byacu byombi kikajya no mu bindi. Ahantu hari hose bashobora kumva ururimi rw'igiswahili cyangwa icyongereza, ndetse n'ahantu bashobora kuba bakunda imiziki twagezaho indirimbo. Ko hari abantu muri Senegal babyina indirimbo zanjye, hari abantu muri Haiti babyina indirimbo zanjye, hari abo muri Amerika, ku isi yose nawe nuko. None twashatse guteranya imbaraga ngo turebe ko twakora umuziki munini warenga iyo twari dusanzwe dukora, buri wese yakoresheje imbaraga ze. Ndetse ntuguza imbaraga. Bigarukiraho gusa twahuriye no muri Coke Studio ngo muri 2017 hari TV show nagiye muri Coke Studio. Ni ikiganiro niba ariko ntabyita ubwo kinyura kuri televiziyo nyinshi, kinyura kuri televiziyo 58. Muri 2017 rero twakoranye nabwo indirimbo twahujwe n'iyo TV show. Ibifite abayobozi bazi guhitamo neza, baraza mu Rwanda bamhitamo, muri Kenya bamuhitamo, baraduhuza dukora indirimbo. Ubwo twaherukanaga gukorana muri 2017. Narabaye rero ndetse ngo hacemo umwanya abafana babe bafata ibyo bakiriye. Uyu munsi no dukore twese twarakuze, nejo bundi dushobora gukorana ibindi uko turi inshuti, kandi ntago
ntabwo turi inshuti zihujwe n'ibindi bintu, duhujwe n'aka kazi dukora. Igihe icyo ari cyo cyose twanakorana n'ibindi. Melody, kuba ubu ngubu ibikorwa by'imyidagaduro byarongeye gusubukurwa, hari abakunzi b'imyidagaduro baba bakeneye ko mwongera mugahura imbona nkubone, birashimishije cyane. Urumva njyewe ibikorwa byahagaze, n'ubundi nsanzwe ndi umuhanzi cyane uririmba mu bitaramo bitandukanye byinshi cyane. Urumva ndi umwe mu bantu rero babuze ikintu gikomeye, kandi niho honyine nakuraga amafaranga. Uyu munsi kuba bifunguye ni nko kuvuga ngo konti yawe bari barayifunze none barayigufunguriye. Rero twahise dutegura igitaramo cyo kwizihiza koko imyaka 10 maze muri aka kazi k'umuziki nka Bruce Melody. Icyo gitaramo kizaba ku itariki 6 z'ukwa 11 muri Kigali Arena. Nkaba ndi ambasaderi n'ubundi w'iyo nyubako Kigali Arena. wasinye n'akayabo. Iby'amafaranga ugira ngo njye mbigarukaho, iby'amafaranga mbirebera ku ruhande. Hari abakomeje no kohereza ibitekerezo. Ndashaka gushimisha abantu bankunze guhera nkiri umwana, nkifite izo mpungenge zose zingana gutyo n'ibibazo bingoye. Hari nk'aho byageze nkabura amafaranga yo kwishyura muri studio. Hari abantu bamfashije. Byarabaye. Hari igihe nakoraga indirimbo ikabiri nziza ariko simbona ubushobozi bwo kuyikorera amashusho. Ndashaka gushimira abantu bose abamfashije. Hari n'abanyumvisha badafite icyo kumpa, bakampa support yo kunyumva gusa, nkamenya ko hari abantu banyumva. Hari abantu bakunze umuziki wanjye wa kera, hari n'abakunze uyu nguyu ndi gukora uyu munsi. Hako na muri lockdown maze imyaka 2 nta performingira abantu, ntaririmba imbere y'abantu imbona nkubone. Hari abantu nafashije rero muri mu gihe cya lockdown. Hari abantu nafashije kuba bahari bari mu rugo koko ariko bari kumva indirimbo zanjye. Abo bantu baze tuzibyinane kuko icyo gihe kirarangiye, twongeye guhura none amaso ku maso. Ndashaka kubasusurutsa, abaha imiziki myiza, nkora live music na ya bande navuze yitwa Symphony. Hari n'abandi bahanzi bazaza kumfasha b'abanyarwanda, ariko bo ntago igihe cyo kubavuga kiragera, ndaza kubatangaza. Icyo nzi cyo abantu bazumirwa, ntago abahanzi natumiye Rwanda nta muntu utekereza ko aribo nzatumira. N'abanyarwanda ntago nshaka ko dukora ibi bintu n'abanyamahanga. Uyu muziki nawukoreye mu Rwanda, hari abaproducer bamfashije, hari abakoze amavideo y'indirimbo nakoze. Ibi byose nabigezeho kuko mba mu Rwanda, nabifashijwe n'abanyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, kuko nk'iyo nzigiye kuberamo imyidagaduro ni inzu y'igihugu, ni igihugu cyayubatse kugira ngo tuyidagaduriremo. Urumva rero ibyo byose nibyo kwishimira. Natangiye umuziki, niba hari n'umuntu uri kunyumva bimugoye nonaha, ibyo ari gukora bimugoye, nta hantu kure Imana itakura umuntu. Uwo ni umurongo wa Theo bose babireba. Theo yarabirimbye ngo nshingiye ku byo nabonye, ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Nawe yagukuye kure. Yananjye yankuye kure. Niba uri kutwumva rero nawe wumva ugowe, cyane cyane urubyiruko, kuko natangiye ibi bintu mfite imyaka 18. Icyo gihe indirimbo imenyekana, uyu munsi murabyumva nyine, nubwo mvuze imyaka ntateganyije. Hari igihe bikugora uri muto. Ufite ingahe? Ubwo urongeraho 10. Kuko nishimye. Hari igihe ibintu bikugora uri muto ukagira ngo isi irarangiye, ariko nta kibazo kitarangira. Kandi iyo ukora ibintu ukunze ukabishyiraho umutima wawe wose, birakunda. Unitwa Bruce Melody. Ushobora kuba wicaye mu rugo uri kunyumva, wenda watekerezaga ko ndi umuntu wavutse ukumeze, cyangwa wavutse ndizavinga ibihoya. Navukiye mu muryango ukubiswe, reka mbivuge nk'urubyiruko. Navukiye mu muryango wakubiswe cyane, ku buryo nabo ubwabo batizera ko bari kubona umuntu w'umuhanzi. Dupfundure ku gaseke ko muri icyo gitaramo. Agaseke rero kameze gutya. Njyewe nzaririmba indirimbo zose mwankundiyeho guhera mu 2012 muri 2024. Ni indirimbo yanjye uzi wakunze, ndabizi ko n'abantu b'ingeri zitandukanye. Hari nk'abantu bakuru, rero byose abantu bakuru bazi indirimbo zanjye. Hari zimwe bakunda cyane, hari n'izindi ariko ninjye waririmbye ngo nta kibazo nta kimwe nshaka kwiteza. Ni nanjye waririmbye ngo mu buzima busanzwe tiramo tumije gutsinda, u Rwanda rudasanzwe ibitubereye biduha intsinzi, n'izindi. Urubyiruko rwo ndabizi ko ruzikurikiranira hafi, barabizi. Rero abantu bazaze, ndashaka kubaririmbira nkabaha umuziki mwiza, mukanabona ko mu Rwanda dufite ubushobozi bwo gukora ibitaramo byiza, tutagikeneye abanyamahanga. Turimo kugana ku musozo, n'iki wabwira abakunzi bawe? Ubutumwa bwa mbere ni uko bakwiye kwitabira igitaramo cyacu, bakakitabira nk'abaje gushyigikira abahanzi babo, abahanzi b'abanyarwanda,
cyane cyane njyewe wabanye namwe imyaka 10 sincika intege. Hari abo twatangiranye batabashije gukomeza ariko njye narakomeje, mukwiye kwitabira icyo gitaramo ngo munshyigikire. Icya kabiri, ndimo gukora indirimbo nyinshi cyane, abantu bafite amaradiyo atavuga neza bishatse kuvuga iki? kuvuga ngo ndikora imiziki yamena amabafure y'amaradiyo yanyu, niba ari mu manegeka muyakoreshe cyangwa se mugura ayandi. Mukomeze munashyigikira umuziki nyarwanda uri gukura neza. Abadukurikiye basigaye akahe karirimba? Reka ndirimbe ku ya kera, nari ndi kuririmba ku zubu gusa. Warunzi kandi nanjye nari nkuzi, nta n'umwe wagombaga kudutanya, umuntu yaratubonye kandi yavuze byinshi, nubwo amagambo yavuzwe wowe ujye wirengagiza, hoya winsubiza inyuma, kuko ndi mu rukundo. Niwumva ugiye kunsiga uzandabure, niwumva ibyacu birangiye uzandabure. Aho ni mu 2012. Melody urakoze cyane. Nakoze cyane namwe.